Linda uracyari isingo cyane mu diaspora rwose w'umusore ufite gahunda njye ariko mara nisizi impamvu uri singo ngenda cyabinambye sinabana n'umuntu ntamukunda kubera amafaranga nzagerageza duke mfite ntukorere ariko kumbwira ngo amafasha okay turayakunda pe ubona n'amafaranga rwose niyo waba wajyagenze gute nyine ugahinduka ariko shumi yanjye gufata umwanzuro ngo ugiye kwana n'umuntu kubera amafaranga njye na exengera hejuru y'ijana gusa na exengera nago wakundanye se wambwiye ko wakundanye se wambwiye ko wakundana bivuze ngo ugire ex akuse muzamenya ryari ko iyo utabyaranye n'umuntu nta ex ufi naga bare ex uzabujyahe kwahukana se ni ngiye sinanababeshya n'umuntu uzanshaka ahantu ufite wo kwakwanisha ugazahukana uko mwizirika ukamambaye ambaye urwo rwazaruva arunsigamo kanezeza no kunyishyurira nantunge hari ikintu twese tuzi nk'umuntu tureka amategeko iyo umuntu agusabye imbabazi agaca bugufi uramubabarira uramubabarira kuko iyo agusabye imbabazi ukanga kumubabarira niho urubanza rujyaho rero bari abantu baciye bugufi yego nko gutangira kuburanishwa kwabo nka Sankara atangiye guca bugufi imbere ya Rusesabagina baca bugufi buri gihe borohereza inkiko so why tutari kubabarira ubu ngewe barasiye hari aboro ubu ngiye n'ijye utamubabarira wapi naba ntabo umuntu ngira ibintu sinifuzaga kuzana bivugaho gusa byagenze neza basabye imbabazi bazisaba PK kandi nawe ni umuntu yes katubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi fata izo mfunguzo zikiye mu kabaga uri kuzicukuza cyane ngo amaze mbereka imfunguzo zari ndahita nkwanga ubuzima bwawe bwose uzizamo ifunguzo muri baga ese Land Road yibeshye mwana shashira mu mwana yatanye ikiganiro rega nyine yibeshye nyine azigira azerekane yes reka tubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi hano kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza Linda rero niyo twamaze kwakira nubwo azanye amahane menshi akose turakwakiriye bwa mbere kuri Iris TV nyuma y'iminsi myinshi twarakuze turagufatishije uyu munsi turaskuganira byinshi bitandukanye ariko mbere na mbere reka tubanze turebe ukuntu Linda yaje yambaye by the way ko nateguye ino myenda tutayeretse abakiriya oya nuko Imana pereka amabwiza nagerageje urumva jewe nambaye nyisoka mu rugo rati imvura itego murebe stiranga ingire kuyibona neza buriya kabisa shara reba ino nkweto izi zigurwa ngahere oya kubera iki soshaka kuzigurira nibanga hari abantu badukurikiye bazikunze bashaka kutabara oya nibagende bazaje kuzishaka naho zarango kujya urangira abandi bana namba rangira iki urangira aho ugurira socks meza ni igisurubeti niko bakita igo nibyo salpete nibyo so none ruri mu gisurubeti none ruri mu Ikinyarwanda cy'igifefekara reka mbivuga uko mbibonye aha niyo tumaze kwakira rero ni umwe mu bakinnyi ba filme bakomeye hano mu Rwanda bafite izina riremereye umukobwa rwose usa neza cyane twaskuganira byinshi bitandukanye nekeza ko afite n'abakunzi benshi nagiye mbona comments zitandukanye z'abadusaba ko twaganira ni byiza ko uyu munsi tugufite ndetse niyo mbonye comments zo yiganira byinshi gikora hirya no hino amafilm ukina mbona ufite abakunzi benshi ni byiza rero ko uyu munsi tugufite kuri Iris TV umeze neza ndi makuru ya shameze neza ndashima Imana ya meze bon meze neza cyane shaka biragaragara no mu bakobwa bagenda na telefone ebyiri waguriye nzakugurira gatatu reka naronkeneye nzagerageza okay nzakubita inzu bipfunse uzane homore harya inkingi ariko se abakobwa b'iki gihe wabagurira sha waburusha amafaranga kubera iki ese umuntu agurira undi kubera ko amurusha amafaranga cyangwa amugurira kubera ko yumva bimurimo agomba kubikora byaterwa n'icyo umugurira ari icyo wagurira umuntu kuko yamurusha amafaranga
ari nicyo wamugurira kuko umukunze just uragurira n'ururabo ukamushimisha n'ibintu bisanzwe. Ngewe rero mba numva ugomba kugura umuntu kubera ko ubikunze, ariko aricyo wakabona umugurire kutabana n'ubushobozi. Nubwo nk'iyi iPhone 13 ntago nayibonera ubushobozi. 13 akwite nayigura iki koko? Ndakudima mu kiganiro turagiye hagurukaramo tushwane. Ariko umeze neza n'ubundi nabonye umaze iminsi ukora muri Tour du Rwanda nakubonye. Amafaranga turayarya uno munsi. Okay, ndakugura kamwe. Sure. Kamwe ariko. Thank you. Ese bigenda bite kugira ngo ubone akazi muri Tour du Rwanda? Nabonye abakobwa benshi bameze neza, babakobwa bavuga ngo buburanga benshi batandukanye nkibaza. Okay. Babaje bapresenta mu kampani. Shimwe ubwo range ndi muri beza bahari. Vasha watoranyije. Ahubwo mise numva afite ikizere. Ntago nari bizi ko ndi mwiza ariko ubwo wakobwa beza bari muri Tour du Rwanda nanjye murambona muka wow. Thank you Lord. Bakobwa uburanga. Shaimani shimwe kabisa. Hariya niko bigenda. Mbona bagenda bahitamo batoranya. Ahubwo batubwira baguhitamo byagenda. Majority abantu baba bahari baba ari abakobwa. Yego. Rero ngiye mnyeka ko babona ko ushoboye nk'akazi bakaguha akazi. Mbamona nta kindi kintu gikurikiye ariko abahano hanze. Ko kwambarana ko barakiga. Hano kusibiri. Mani hano hanze none bafite imyumvire ngo umukobwa uri mu Tour du Rwanda ngo barahuye na boss. Ti yanjye nta nahantu na hamwe bihuriye. Ni kuri ko Imana hano bihuriye. Usanga none nk'aba boss amakondisiyo baba bafite. Aha abanyemwebwe n'ibintu mukora kuri tele. Yego. Ndaguha urugero nka Tekino Marketing nkorera. Ni kampani iyobowe n'umuntu w'umurokore. B'umurokore ubyumve. Nose nk'umuntu koko. Ari nk'abantu batanga ibyo bya ruswa byabo by'iki? Y'ibitsina. Urumva? Waheraho umurokore umutindere. Ntago byashoboka, ntago bya. Nukuri pe awe areba abakeneye akazi, akareba umubare w'abantu agomba gutwara muri kampani yiwe, then akabaha akazi. Okay. Ahubwo ugomba kuba unambara ukaberwa ukagaragara neza. Nanone nago batwara umuntu babona utamerita ibintu byabo. Bari buze guha umwenda wabo ukabona biri suforme cyane nago byabsimenyeka ko. Nago mbizi neza 100%. Gusa mboneho no gushimira abantu amakampani yose yaje muri Tour du Rwanda. Yahaye abantu benshi cyane akazi. Mwana mu Rwanda hanze hari inzara. Hari ubushomeri bwa danje. Byakugeze inzara. Kuzakane wallahi turatera amazi y'abaki. Bikumva mwana. Ariko nyine baragerageje baradufasha mu buryo bwose bushoboka bashomeri babona akazi. Bikumva. Nago mani nyeka ko nuko bagaye abakobwa basa neza gusa. Jado ufite amatiku. Byapfi. Jado ugira amatiku urakora ufite amatiku gusa. None se ga nkubaze. Ari umukoresha. Mubo mwagiye mukorana byari byakubaho ko bakwaka ruswa y'igitsina. Ntago wapi rwose. Shanda nabavugira Imana izabihera umugisha. Nta nahantu muhurira mugiye gukora wenda mugiye kuvuga ngo muzambara iki ibyo. Kuri tele nuko mwakoze neza murakoze nibyo. Ndi kuvuga no mu bundi buzima. Naho pana biri. Naho mwahura rwose. Ngiye nka boss wanjye duhura rimwe mu mwaka tugiye muri Tour du Rwanda. Nta hantu tuzongera guhurira. Nzajya kubona mbone baravuze ati ari uzakora cyangwa nabagabanyije abakozi cyangwa bongereye abakozi twabonye ushoboye. Okay. Mukanyera kantu komoje ati ubukene bumeze nabi muri filime ko mbona mu bimeze neza. Abakinnyi ba filime ko bahenza hano hanze umuzana muri shoot akagucaga kayabo. Nyina akazi karabuze mana akazi gahari tu. Nicyo nakubwira to akazi. Kandi filime tuzireba muturanyi turazireba neza. Ya muturanyi ariko mwana ariko nkubwiza ukuri tujye tuvugisha ukuri. Ntago nago kuri level twebwe turiho mu Rwanda wakora ahantu hamwe ngo hagutunge. Uri bwishyura inzu, uri bwiyambike, ukeneye kurya, ukeneye gusa neza nk'umukobwa shabiragoye tu. Bijya bisaba nyine no gushaka nk'ahandi hantu gakora. Gusa rero aho hantu niho habuze. Bimera bite ku mukobwa wakennye ari Kigali kandi akabura umukobwa usa neza? Sha nyine tu aba yariziritse tu. Je niko mbifata. Aba yariziritse. Ya. Ari kwizirika. Mu buhe buryo guhasoninga nk'ukuri kubivuga urahasoninga ukina mu movie ugakora ibiraka bitandukanye ariko ari ngiye byanze
ibiraka bidahari muvi bitari kugenda neza handi ubona ko nayinze atari kuboneka yaraga Imana yarekura umwana wayo gutyo muvi kavaho ibiraka bikabura nagosha nago byawe ariko ari abantu bibaho tu sinzi wenda bo bafite uko biyaranje gusa ntago nzi ko neza Imana yakure ku kwezi kwa mbere kuri kino kwa kabiri jado biragoye none mu mujyi wa Kigali mwana landlord ubu ugomba kumupesa wagira kidisi utayigira ugomba kumupesa kumva ariko ntago Imana nyeka ko wenda itakure ku kwezi kwa mbere kuri kino kwa kabiri niko ngiye nizera rero abandi bo jo mpamvu Imana kugire neza we ntago biraba sha ye namaze 5 akigenda iyo nza kuba ndi umukobwa mba narirekuye se ukeka ko kwirekura byo byinjiza birinjiza birirekura inzi kishyurwa kirekura ko nahombye ntabwo uragerageza mwabarubwe sigwe mwandabi nta mugabo uragwa amafaranga tubukije kuri tambeshye kandi atari amafaranga y'akazi impano akama gift y'amafaranga yes sha nawe nakuri sho nukuri ko Imana urayamba ahubwo niba babishaka bazayamba ndetse bagubwiye akitora kama nk'amafaranga ngo ya kubera ko bibaho umugabo agakunda umukobwa avuga ati ukeneye iki uwo mugabo giye ntabwo ansobanuriye ni uwe umugabo wagukunze ari umusore cyangwa ari umugabo nyir'izina gabo muri rusange kwa kundi uhura n'umukobwa cyangwa ukakubona kuri rezo sosiyo nka kuno akaba yagukunze nk'ibyo navugaga ngira ngo nk'ikindi amuga ngo agashampanye aranyereza kuri water limit n'ibyo ariko ugora nzi kugiye kuvuga ngo umuntu ngo just umugabo umupapa ibyo ni ibindi ariko nyuma yo kuyaguha nyine mugenda mubiganira gake gake nyuma 5 tuni mugoroba sharanye ibyo nzabigu dore sisi 5 nanye nago nabibura none sisi umugabo oya umusore akomeye bwenda ko ari umugabo simbizi okay nirinda rero umaze iminsi tutakubona cyane mu biganiro bitandukanye kuko baranabikunda nkuko nabivuze twazi kuganira kuri byinshi ari amakuru menshi hano hanze ajyanye na showbiz bijyanye n'ubuzima bwa Linda muri rusange turajyana tubigarukaho ejo bundi nago nakubonye bana muri Rima Rwanda International Movie Award Rima rero Rima nyine buri awabura batarabonye nyine ko kuri cyamamare wajya gunyemeraho oya niyemera byo bwamamare shakubeshye ko wakinnye filime ivumbi rigatumuka habureho na nomination hari ibindi wenda bagenderaho ntaruzuza buriye wenda next time wenda nzabandimo byose utaje no gufanira irushanwa nabonye abakinnyi ba filime n'abatari abanominize bagiye baza kureba gushyigikira abagenzi babo mu muturanye mwari mufitemwo abanominize ako ngiye nayo mfite akazi nayo mfite akazi kandi hari igihe nyine ureba ukabona ahantu okay no guhavinga fani ni byiza ariko nanone se inshuti yanjye urahavinga fani nta gihombo ufite dutahira ibyo byishimo bya hariya mu rugo biri buze gucika okay anyway nari kujyayo ariko ntago nari mpari nari mfite kandi kazi okay ni irushanwa rero wakiriye ute ku giti cyawe nk'umuntu uri muri industry ya buryo bwa nomination bwabayeho ni wajemo wenda hari n'ibihembo buryo byatanzwe agiye umenya ko byagenzemo gake n'imodoka wayitwaye donc ni irushanwa wabonye gute mu ni irushanwa ntazi uburyo riteguyemo ngewe ntangiye kukubwira mbimenye nk'imyaka 2 ngiye nibwo mbimenye urumva ari na experience irenze mpafiteho kandi burankeka ko wenda hari impande zimwe na zimwe bagiye bareberaho kugira ngo babahereze ibihembo urugero twese ntababeshye twari twiteze ko bamenyera ubutwarira modoka ariko nanone twareba amanota ya mbere yaho harya bagiye hari dimanche hari Saturday hari Saturday yabaye Saturday ninjoro Friday amanoza bahava yarushaga bamenye amanota rero ukareba yego ahubwo bamenye yaramurushaga none ko byageze hafi habura nk'isaha ngo bafunge gutora mbona bamenya cyowe nyine bamenya ubundi yazamutse ku munsi wa finali ariko ku munsi wa 5 bahava yarushaga bamenye kandi twese
yari abantu numvise babivuga ariko ntabwo nabikurikiranye cyane gusa hari umunyamakuru umwe numvise abivuga akaravuga ngo habura nk'iminota 30 ngo irushanwa rirangire ngo bamenye yari ari imbere ngo ku munota wa nyuma ngo nibwo bahavuye samucaho yenda no kumukuba kabira wowe bakavuga ati ashaka kuba warakozwe akazi muri iyo minota ntabwo nawabimenya mwana bya bikata simba nanabizi yewe abandi ariko apati y'ibyo manota bamenya bahavu we yaba ari nka judge wari gutora nde nari gutera bamenya ariko bahavu nawe okay umbajije natora so wimbaza impamvu ubwo nari gutora bamenya ubwo ubihurijeho rimwe n'amacreme menshi nazo mbona benshi bavuga ko akunda bahavu buri muntu wese afite ikintu akundira umuntu tu nanjye mfite iyo nkundira bamenya mfite n'ikindi wenda nakundira bahavu anyway nka planka zaba bahavu ndazikunda 100%, ariko bitakwiye ko nkunda ibikorwa by'abamenya byose bikumva rero hari igihe ureba umuntu ukabona nk'uwo mwaka yarakoze ukavuga ati giye nahereza uyu ariko anyway ntago ari Linda ndi umujudge. Ari abantu bo mu itsinda rya Papa Sava menye nta numwe watwaye igihembo. Sure. Ndimbati ntacyo. Amasava ntacyo. Abayashare kubeshya. Papa Sava namenye. Nimenye finali nimenyera na boss wanjye. Ko bimeze ariko mu itsinda ryanyu byagenze neza boss wanyu yari yatwaye igihembo. Papa Sava nta muntu agifashe. Ibyo bintu urumva bimeze bite? Okay. Nibihangane ndaje mbakorera wa design mbihere tujye twifatira wa zacu no kujya okay nawe ubwo ari izawe wajya uzihereza nyine najya mereza abantu fana cyangwa abafana nabo babona hari abo bafana rero turi ibintu by'ibihembo twanabyihorera ese umva nta gihembo kuyubundi kwanza wowe cy'umunwa n'amahane ndagikwiye shashaka kugira amahane mu buzima busanzwe byo oya shana jado nawe nzi koko ngira amahane aya nkuzi kuri kamera riga kuri kamera kandi mamuna utamahane menshi kamera rero ni role baba bampaye kandi n'abantu abafanizi banjye bamaze kumenyera bo baranzi nta musoro urakubita cyangwa umugabo mu buzima busanzwe kubita umurenzi urugo kabisa sinzi ibyo byo gukubita icyo ushatse wenda maybe karirenga ari abagore basigaye bakubita abagabo n'abakobwa bwose kubita abasore hano njya mbamubona baba Rwanda okay nabyo nzi kubera amahane aho ngaho ubona si wacu rero naga ari kwa Linda ya manga yawe imeze gute ari nameze neza ari nameze fresh ya ku cyumweru azabatizwa tuzajyeyo azabatirizwa Kicukiro Emile twavumbye kabaye sha umva yantunguye ariko nta kundi yagutengushye oya naganenguye yagiye kuba umurokore yantunguye yari wari mwana agiye kubatizwa mu kisi agiye kubatizwa nyine mu barokoro rero ariko urumva agiyemo akuze agiye kujya ahubwo agiye gukabya usemire yajyaho shaka bara amafanta gusa amafanta gusa nagemire yazi amafanta we yanga ako tuzibeta seko numva ubirakare mushumi yanjye tuzibeta tuzajya guhafa bazitwaza agacupa k'amazi hari abantu basigaye bitwaza uducupa tw'amazi bagashyiramo utuyaga dusa nk'amazi mu bukwe bw'abarokore ako n'ubundi birangira batse birangira batse kandi jado ibyo rero ubukwe kirago arabikoze oya njya mbibona ari inshuti yanjye nzi ari igibikora rwose agatwara amazi ukagira ngo niyo kandi n'umuhanzi none se ubwo nka pastor amubwiye ngo mpereza pastor sinjya numva ngarabajyayo nabo bafite uducupa tumeze gutyo yes hanyuma ari amakuru yo ibintu byo kubaza byo ni byinshi ari amakuru menshi ari hano hanze tuba tugomba kuganiraho ejo bundi nabonye hatanzwe imbabazi by'umwihariko hazamo groupe y'abantu ari abantu bahawe imbabazi kuko nagiye mbona ibiganiro byawe ndeba n'abandi bantu siwe gusa n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye bahemukirwa n'ibikorwa byakozwe n'umwe mu mitwe yari yitwaje intwaro yarwanyaga ubutegetsi bw'u Rwanda ariko abafunzwe bahawe imbabazi ejo bundi ngize amahirwe kuba nkufite umwe wagizweho ingaruka n'ibyo bitero ndetse hari n'amandi yaciwe ni byinshi ko no mu rukiko byagiye bigarukaho cyane
bira bintu wabyakiriye gute nk'umuntu wagizweho ingaruka na bira bitero wabyakiriye gute ikigiye gukurikiraho niki mu buryo bwo kurenganurwa mu buryo Okay, Jado, hari ikintu twese tuzi nk'umuntu tureka amategeko. Iyo umuntu agusabye imbabazi agaca bugufi uramubabarira. Uramubabarira. Kuko iyo agusabye imbabazi ukanga kumubabarira niho urubanza rujyaho. Rero bari abantu baciye bugufi. Yego. Nko gutangira kuburanishwa kwabo, nka Sankara atangiye guca bugufi imbere ya Rusesabagina. Baca bugufi, buri gihe borohereza inkiko. So why tutari kubabarira? Kandi mwana noneho turi no mu gihugu gifite experience mbi cyane cyane. None se iyo ubona mu Rwanda batuza wishaki agaturana n'uwiciwe, ubu ngewe barasiye hari aboro, ubu ngiye n'ijye utamubabarira. Wapi naba nta bumuntu ngira inoye. Ibintu sinifuzaga kuzana bivugaho, gusa byagenze neza, basabye imbabazi bazisaba PK, kandi nawe ni umuntu yagombaga kubabarira. So rero ntago nzi ko natwe byaba bibi. Gusa icyerekeye nyine indishyi bari baratugeneye vuba hazirinda kuza. Oh wow. Byo bizakomeza. Bizakomeza kandi byo ndizera bizaza vuba. Oh okay, byiza cyane. Rese mbona abantu benshi babyibazaho, nanjye even me uko nago ari kubabarirwa, ariko icyayi cy'umuntu ababariwe ntago kiba kirangiye, icyaha kiragumaho. Niba ari kuzizagomeza zizaza ni byiza cyane. Kandi hari n'ikindi kintu nendaga kubabwira ko bari abantu ko babarikuye bose, hagize umuntu ukekwaho ikintu gisa n'icyo yafungiwe cyangwa agakora ikintu kisa n'icyo nanone yafungiwe, azafungwa imyaka ingana niyo yakatiwe, yongere akorera ituru yindi bamubabariyemo. Yego. Ariko mbona bose bakoze ubwo byaba ari uguheramo. Oya none se ubwo nuzi ko araho bakatira ijana bafite 70. Ayo ukatira ijana ukatira burundu ariko wenda bazitwara neza maybe. Rero nabonye urukiko rumwe bakatiye imyaka 180 muri Amerika. Nanjye hari umugabo nzi bakatiye burundu, bongera barenzaho imyaka 25. Ndibaza burundu azayirangiza ryari, akore 25 ryari. Muri make n'umurambo uzagumiza ufunga. Miki? Yasi sibyo. Ibintu byo mu nkiko babitangaje. Ni ibintu birenze. Ibintu naga ari ibintu byoroshye. So navuga yuko ni isura kibyagwaye ishusho muri rusange ibyo mwanyuzemo, none bakaba bari hanze ubu mushaka no guhuwa kubitana ejo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Navuga ko we isura kibyagusigiye Linda. Isura byansigiye nuko nta kintu na kimwe kidashoboka. Nta kintu na kimwe kidashoboka nka kera ngewe. Tureke n'ibyo ngibyo nuko nahuye n'abakansara bakaza nyine bakanyegera. Mbere rwose nakubeshye numvaga nta munsi n'umwe nzigira mpura na bari abantu. Nifuza no kuzababona ariko baka mwanya mani nyine n'abantu baraho. Byararangiye. Byararangiye. Nose niba duhurira ku rukiko Sankara kadushyira ku ruhande mumbabarire. Hagati mani mubare nanjye none ugasanga arimo n'abana ukavuga ati nanjye sinarinzi ibintu bindi mose. Nyine nawe ushaka nk'ikintu bari babaye koze bari banyweye drogue, bari basinzwe mu nyate, bari babaye iki. Nyine ukibaza ukavuga si umuntu ni muzima afite iki kibazo, ako we wamubona akakubwiza ukuri ku murimo, kubwira ati nyine nuko nanjye nabyisanzemo mu Kigali nk'abandi bose biba ngombwa ko nkora amara. Nyine none we hari n'igihe uvuga ate se wowe wakujomba nka kirida ntago babara. Nyine birakurenza shakara abantu bagira umutima kweri. Babaho ariko nyine finale nabo bara birangira ibintu bihwanye n'ibyo bakora tu. Hanyuma ari ibyo karagaciyemo ariko nago wari kunshika kuko urabyumva nawe nago ari kunshika ntakakubashishaho kuko ni kimwe mu biganiro bagiye gukora byaribwe cyane birimo. So rero abantu bamenye ko Linda bimeze ku mutima arabohotse n'ibizabagenerwa by'ukuri byari bihe bigoye, bamwe bagiriyemo ibikomere bikomeye no ku mutima, ariko ubu ngubu umaze gukira
umva warakize rwose ku mutima nta kibazo za nzozi bajya gugira shameze neza rwose undi kurota amafaranga ahari inyungu yaje amafaranga bro yego bageze muri societe gufata neza bigenda neza ntababeshye rwose turebwa n'abantu benshi cyane beza gusa ntago njya nimvisha narenze u Rwanda ntago ari ukubavugira wenda ngo nibyaye ngo bya politike ngo utangiye kwe bro nta hantu wakicara hari amahoro harenze iwawe hahandi ubwira umuntu mugenzi wawe ati mfite ikibazo iki n'iki akagukemurira inshuti yanjye uzi kujya kubwira umuntu ugasanga ari kuvuga ngo ivi na ivi ari kukubwira nyine ururimi wowe ubwawe utazi nturi musobanure ngo uri kwabara umutwe nturi musobanure ngo yego yego man iwanyu aba ari iwanyu rega kino gihugu noneho sinzi kimwe mu bihugu byinshi nako bike cyane bifite security isesuye muri Afrika hahandi uvuze induru umuntu akagutabara kuva cyagiye wari wasubira muri Nyungwe ugiye nk'icyangugu cyangwa ikarongi twaciye Karongi ejo muri Tour du Rwanda ntabwo ugize uca muri Nyungwe naragerageje n'umwaka ushize nabwiye ngewe umunsi wanjye wo kujya muri Cyangugu niba aca muri Nyungwe niyo munsi wanjye nzawusiba ego n'ejo bundi abandi bagiye kwibuka njye se najyayo nyine mba numva ntago narakize meze neza ariko ntago mba ndi kwiyumva ndi muri iriya shyamba tu uvuze ngo Linda kuzamubona akirira ishyamba agiye Cyangugu niyo rwose nkeka ko niyo bampa amafenerega bikagenda gute zicura ntago byakunda kereka ari guca nko mu kirere uciye mu ndege gusa sinzi naho nabwo wahareba ubwawe ugakwica nakumva ko bagiye kwimanura ni bikomere nyine nagiye bigaruka ariko birashira gake Imana igenda igukomeza ejo bundi nzakujyana Cyangugu rwose ku mazi hanyuma se mu bijyanye na sinema tugaruke muri sinema kugeza ubu ngubu tutegereze ryari filime ya Linda ku giti cye projet ye nishaka izitwe ariko Linda ryamaze no kugufata sinzi none nanjye nkeneye ko abantu inshuti zanjye rwose mugira ikintu mumbwira nta kintu na kimwe nsigaye nkora batanyita Linda ubu ngubu Alisa ryari bujyanye Alisa se ninde uriza ahubwo nanjye rwose kuryibuka ni gake kwibuka ko witwa Alisa ntabwo ari ibintu bya hafi hari nk'igihe njye nko gukina mu yandi mamuvi ugasanga bashidutse amamagaye Linda bari no muri no gukina kandi ari izina ry'abandi projet y'umukire ntago bishoboka atanga yamusubira inyuma twongeye tugakosora nyine Linda ryaramfasha okay hari ibintu biri kuvugwa muri minsi abakobwa muri sinema n'abadiaspora guhabwa amamodoka amafaranga menshi wewe bize bite yapo abadiaspora nabo nose mu diaspora nabo mu diaspora bari nawo bahumana nta mu diaspora uzi nawe nzi arawo nziranye tuziranye ho uwuhe vugisha ukuri vugisha ukuri umbwire ngo mu diaspora uyu ubundi se nawe nzi ganza ariko ndamushuje wana ganza boss inshuti yacu urani boss nagari mu diaspora none yeso mu diaspora oya uriya ni boss ku giti cye ayaguhaga amafaranga meza eshara mukirampaga amafaranga sha ese byagenze gute oya ariko yagombaga kujya kureba n'abandi ntago nakihara amafaranga ye gusa twarakoranye contract twadufitanye irangira araca bayibinga nyine nanjye nshaho okay nuko ubuzima bigenda riga abantu barakorana bakagenda nanjye twarakoranye by the way nawe mwarakoranye nanjye twarakoranye anabandi ba diaspora ahubwo baduhakaze ahubwo aba diaspora no kumwanya ba diaspora bameze nka boss nkaganda baganza bakuru bata muri hehe bazana amafaranga muduha amafaranga bari dore noneho wallahi imvura kugara ikintu kiri gukunda i Kigali ibintu byanze mwana imvura yabaye nyinshi de n'ikiganiro cyagiye gupfa kubera imvura cyapfuye inshuro zenga kubera ko uyu munsi wambaye neza rwose baraguha ariko muze kunyuragira yewe nanga kanimero kawe kandebe muze mugatanga ugashyira kuri pini hasi ndagashyiraho Linda uracyari isingo cyane mu diaspora rwose w'umusore ufite gahunda njye ariko murandisi basize bamvuba
uri single nase mu gihe ntarababwira ngo ngiyewe mfite mariage muri uko kwezi ngenda cyari urumva agushyira ibyapa ngo sheri none se bunindi uzagutereta atakwita sheri wowe nyine nakwita sheri narangiza atavuga ati sheri urana ngiye ngiye kugutereta igihe cy'umwaka tuzatumenya nge nawe ibintu nyine bifite proof biraho byanditse naza avuga ati urabona nyuma y'umwaka mu kwa kabiri kwandikira no bakiri kare asubari no gutereta ubu biroroshye amusinga gutereta ubu biroroshye bitoroshye bamuna bitoroshye gute gute rwose ari umugani kutubwira ati twandikirane n'ibintu tugiyemo biri ari bizima none wishyiramo ubuseriye bwinshi none utabaye seriye gukundana yawe ujye ugenda buri muntu tuyihereza ngo umuntu ngo murakundanye ibyo se ni ibiki birinjiza none se uzabigenza gute rega kubana n'abantu kubana n'umuntu bisaba kubanza gukundana kandi gukundana hazamo flexibility ugomba koroha jewe noneho narakundanye narahazi yes nta mwanya wo gukundana tuzakundana ningera mu rugo warabihazi ubu ngubu noneho ndi na ready yo guta nshaka imyaka imaze kugera nanashyushye vuba uratogota ubu kandi wabona nta musore ufite gahunda uri buce muri kino kiganiro ariko n'abasore y'igena bananiye ndabaraho nibere miriyewe dore yaheze muri kamera kandi murendura umwirwa muvuza ngo nta bagore kandi duhari ngabagore barabuze abagore baburiye ko duhari ahubwo mwebwe murahari mubeseriye mureko tutabasiri uretse gatari ikintu kitarasohoka neza ubu kugira ngo uterete Linda uri umusore nukubanza ukamubwira ko gahunda ufite yego nje nango nkeneye gukina mani narabihazi nta mwanya wo mu rukundo nye mfite urwo rukundo nzarukunda umwana wawe mwana none se uzabana n'umuntu mutabanje kumukunda ko nyine ibyo we yintinza naze amezi abangahe nose gukunda umuntu ubundi ni sura n'umuntu umunsi umwe ukamukunda ubundi ko munaharara nindabagiye ngo umuntu akundane n'umuntu w'imyaka 8 10 ibyo ni mubikura imyaka 8 no kubanza kumumenya kumukunda bwo biba umunsi umenya n'amasomo ubundi kushwa kwana n'umuntu kazarinda upfa utaramumenya ese jado sawa babarira ambwiye ariko agomba kubanza kumenya umuntu tugiye gukundana ni muntu ki akunda iki yanga iki ese mu rugo tuzashobokana cyambere singwa igicuri singona sinyara kuburira ikintu ukeneye kumenya ni igiki meze neza ariko ushaka gusanga wanyu mufite nta nubwo iwacu baroga anyway uri kumva nta n'abakecuru benshi tugira mukecuru meruka ni mama ubwo rero ibyo rero umuntu ugiye kudetinga ngo manza kubyigenzurira none si byegenzura nibiki nibasha kuzagenda kumwerekana kwa mama nzamujyana nawe njyani wabo uwo munsi wo kwa mama no gufata irembo mbese muzahura uyu munsi bucyo uretse gato dating yarinda ntago izoroha muzahura uyu munsi akubwira imigabo n'imigambi ati nagukunze ABC ubita umujyana mu rugo bukeye oya nanubwo kuvuga ngo bikeye wenda nakubwiye ngo dukeneye iminsi mike wenda ako kujye kumbwira ngo ngiye ntababeshye nta mwaka ngiye mfite mu rukundo uzaza ufite gahunda ko warakaye none se kakubaza nk'ubu ngubu leta igiye gushyiraho gahunda yuko umukobwa n'umusore bazajya gushakana bazajya babanza kuba training amezi 6 kubigisha yo mu Rwanda se nta makuru ufite 6 months babugisha urukundo se hoya babigisha imibano yabibano turayizi leta we uramba we twaje gusanga yabibano tubana nabayo mezi 6 mu nzu none uzabugira ujya gutraininga mibiki ese wari wabana n'umusore amezi 6 mu nzu ntabwo ari ngewe kesori ariko wowe nawe byakubayeho ntukabaze man ibyo nsugo bimbaje kuko mbishe mbivuze of course no my idea ariko ikigali ho biraba tu sisi nawe ubwawe uramufi niko mbwira ibyo bintu biburaye gusa hanyuma mbwira ukuntu afite ingo nyinshi zigutandukana kubera ngira ngo naze mbibona mu bashinzwe iby'imibanire n'umuryango n'iki bavuga yuko
biterwa nuko uhura n'umuntu rimwe ejo mukaba murabaye utarabanye muntu ni muntu ki urwego rw'imitekerereze murahuje nkeka ko icyo kibazo atari ukuvuga ngo wamenye ngo umuntu ni muntu ki okay wenda nacyo kiba ari ikibazo ariko nanone uzi ikintu ugiye gukora icyo nicyo kibazo gihari cyonyine kuba utazi ahantu ugiye n'ibintu bikujyanye n'ibintu ugiye gukorayo niho handi umuhungu uzabona ashatse atazi ibintu agiyemo kubera pressure wenda akoretswe na pressure nayo ntayemera nyine kubera ko bagenzi biwe bamubwiye ati mani shaka karana kana keza nakuki nibiki ariko agiye kubera inshuti ze zimushimiye ariko we ntarishimira uri kumva cyangwa wenda n'uwo mukobwa agiye kubera ikibazo afite atwite namara gushyira hasi umwana wa mbere ahita acomoka none ari wowe uzajya ugutesha umutwe akubwata ariko ubundi urambaza iki ariko buri ugiye uzi ikintu kikujyanye inshuti yanjye ukaba uzi ko ugiye kwahukana ukaba uzi ko uvuye muri geto uri kumva uruzinzi iyo myaka 2 naguze asuye muri geto yangu usanga yaragutegereje uzasanga randirode yarurije amazu uzabujya he kwahukana se ni ngiye sinanababeshya n'umuntu uzanshaka ahantu ufite wo kwahukanira ugazahukana uko mwizirika ukamambaye ambaye urwo rugazaruva arunsigamo kanageza no kunyishyurira nantunge ntago nzahukana rwose numbere umwana mwiza nzakubera umwana mwiza nunambera mubi nzasenga ngo usengere ubwo ni wanga kugira nzanakurogesha none subwo nzakoresha iki Derize mani mujye mugerageza oya mujye mugerageza tuba abana beza ko nanone ese uyu mugabo uri mubone kuko ubungubu nashaka ntago munyotewe cyane kandi wowe uzagumirwa ego ndi naragumiwe aracyari muto myaka 25 se n'imyinshi 5 se barayikopa mwese nkubaze umundi aka kanya sibyo tutabeshyanye rega mugizwe umusore wabana narinda nk'umugabo we yaba yujuje ibiki yaza yiteguye iki kuba ari bunkunde akamenyera nta kindi akamenya uko uteye do characters akazimenya bijagura yihangana bimera neza nkihangana uko mu bukire mu cyane tukabana jewe gusa mari bundi ikintu cya mbere n'urukundo no sibona Imana yise urukundo ukeka ko ari iki urukundo ni danger bro niyo nyuguti ya nyuma yonyine ubona rukibaho ari rubaho mani rubaho jado twikigire ninja rubaho chatwe kigire ninja urukundo rubaho mani uko abigenza kose finali nyine urakunda tu ari gihe birangira ugiye mu rugo atari uko wakunza ari uko ari gihe cyageze oya atari no kwigiye cyageze uvuga ati taraniriye gutaranuka reka nagiye antikyo ni ikibazo none se uvuga ngo mwebwe mugakurikirana n'amafaranga none se ababakurikira amafaranga nibo benshi b'abakobwa n'abakobwa nibo benshi abakobwa bose nirwamo n'abashyingirwa n'abasaza n'abaki mwese kandi message keza cyane wa muntu we uri kubana n'umuntu ngo kubera amafaranga ngeje azapfa yarashaje yemwera ka message gatoya ukurikiyeho umuntu amafaranga ntago umukunzi Imana iracyamukunda none wowe ugiye uzi ngo utwo dutungo afite uzadusigarana ejo usigara utubyenanamo n'abo bana batoye Imana izamurinda upfe mbere ye nagereka gupfa ari ugusaza na accident ziba ushaka gupfa mbere y'ibyo rwose rero ngenda cyabinambyeho sinabana n'umuntu ntamukunda kubera amafaranga nzagerageza duke mfite ntukorere ariko kumbwira ngo amafasha okay turayakunda pe ubona n'amafaranga rwose niyo waba wajyagenze gute nyine ugahinduka ariko shumi yanjye gufata umwanzuro ngo ugikwana n'umuntu kubera amafaranga ngewe mfite experience muri ibyo bintu mfite ubuhamya bwinshi cyane bw'abantu bagiye babana n'amafaranga mfite experience muri ibyo bintu yego mfitemo nyine abantu okay bagiye banganira mfite ingero nyinshi yego nangize ngo wabinyuzemo nawe oya zirenga imwe inshuti yanjye rero nabo ubwabo baricuza mani uzi kugeraho ukicuza ikintu kitazagaruka rero igihe duke twawe nurangiza no uduserebekemo inshuti yanjye nushaka ufate nguvu yishingemo muheha amafaranga yawe none umusinzi wasindeye Serena no wasindeye Migina n'ikibi byose no gusinda wa urwagwa nanywa muwete mugerayo
biragira dusinze kimwe hango murahurira kabisa nta hango vizaza ngo ni imwe so bivuze rero none nabonye n'ikindi kintu cyiza mana uduceri duke ukoreye turaryoha tukugirira umumaro turya wishimye amafaranga yinjiye ndabizi neza hari umuntu uri kundeba amafaranga baguhaye kamfatire ku rugero 300 n'ibihumbi 40 wakoreye ni igiki cyatinze mu ntoki zawe akubwire abizi neza arakureba 40 yaje ayo magara ngayo warasindi ijoro rimwe usubura nitikiza kugutana ndabizi urabizi arakubeshyera ntabwo kubeshyera arabizi ndabizi bari duke wakoreye ariko nase amafaranga iyo wabonye amafaranga y'ubuntu utakoneye nk'umuntu wawe usambwe ko ari umuntu wakoreshe yego yego nta mumaro yakugiriye ntawo wakojeje iki ntawo wakojeje iki naguriyemo abantu ibyo bakugurije umva nyine mutarahavinze fan ibyo se ndabyibuka ngaho mbwira ifoto ihari mbwira ikintu kizima akora ibintu byose wakoze by'akamaro ubwo warabifotoye ariko shashiti yanjye yego ufite umumaro nk'ubaka kamwanya ushobora gufata wenda n'urugero ndi nko mu nzu nafata igikombe ngahita nibuka ko nakiguze amafaranga nakuye hanaha navuye gukorera aha sha muri shop ndataha si ikintu kivuye ariko nawe abantu waguriye icupa nyine shara amafaranga badasengeye bro anyera uduturasa rwose ndaza nca ahantu ndabyibuka hari ahantu abona ari wowe bavuga ya turasa ashaka uri kutujijisha nago buri wese akuremo isomo ryiwe hano amafaranga menshi wafashe nyine utakoreye ari impano yanganye niyo turasa ntayo mugiye kubera ikizi hari umuntu wagohereje ngo $1,000 ntabyanze ko isobasiriye nuko zikari ibyo ahubwo nanjye ibyo nagiye kukubaza ariko actually nego by'ibyo amafaranga nyine y'ubuntu ntago akunda kugira umumaro cyane ariko nta faranga ritagira umumaro da wayanywera na Emilie azibuka ko wamuguriye icupa wenda nawe nukena azaguvuga atari Kalisa igeze ku ase cupa uri yasha nakundi igire munyegura agacupa nyine ngira ngo rero abakunzi ba Linda ubundi butaha batwandikira ibibazo tuzakubaza ubutaha byinshi bitandukanye haryo sunza njya kuguha ikiganiro Jado kubera iki se nakugize nde nakubajije nabi se nanze ntago wari kunyinjira se igihe hari icyo ngira mpisha abantu none se ntago uzi ko ngo ahagiye amakuru hanze ko wari warishingiye tekwandize simbizi nyine nuko nanze kubivuga akugira amatiku nanze kubigaruka urumva ko nagiye mpeza kugira ngo tutaza kurwanira mu kiganiro nabonye agira amahane so nuko bimeze muri filime kugeza ubu ngubu ni umwuga tukuziho ari umwuga ukora wenyine ni umwuga wagutunga wagutunga ubashije ukishyura ya nzu ubamo banza wumve ukishyura ibyo kurya byose ariko ntabwo mbwiye kampani yego umwuga wa filime uramutse ufite amakontra nka 3 wagutunga yego ariko biroroshye kuyagira amakontra nka 3 birakomeye cyane ariko n'umuntu yafite rwose bivuze ngo rero biragoye kuba wagutunga nubwo bishoboka yego icyo gisubizo Linda kugeza ubu atunzwe na filime oya ntabwo ntunzwe na filime gusa ntunzwe n'akandi kazi ko ku ruhande cyane akenshi nako uri umushabitsi wa danje uri umutete umva umututravo iyi Kigali rega ntago wayivamo ngo usubire mu burasirazuba ntabwo nukuri ntabwo mana yo mwiza ntago byashoboka ntabwo byakora Linda ni cyo gice yikundaho ku mubiri we Yesu urambabaje nguze ni igiki bera shana mani urantunguye ntabwo nagitekereza gerageza ntacyo natekereza ubu ni igiki
ntago nahita mbitekereza ngo ariko byanga bikunze rese ubwa mbere wirebye muri minuwari subwa kabiri subwa gatatu ari uburyo yireba ukavuga ati ncana bidasanzwe. Okay, tukirenge Linda amaze kugira aba ex bangahe? Yes, wesha ntago mbibuka. Njye na ex ngira hejuru y'ijana gusa. Na ex ngira nago wakundanye se wambwiye ko wakundanye se wambwiye ko wakundana bivuze ngo ugire ex akuse ese muzamenya ryari ko iyo utabyaranye n'umuntu nta ex ufi naga bare ex sure ubundi se ko cyaza ex gusa ubundi agomba kuza ex y'umwana ufite ex y'ubumuga ufite y'ijisho ufite na rero nta kibazo nahinze ko ariko Linda tubesheje ubundi ngo ex bivuga expired girlfriend expired nyine ariko n'ubundi akusubwa ubundi ko ikizaba bataragize ngo expire nyine iki ni expire y'ikintu nyine okay reka tushyireke icyo ni iki wanga ku gitsina gabo muri rusange ni iki twishimira gikunda gukorwa n'abagabo amagambo yaba aryoshye kandi yako kanya atazakomeza yego ahita amareshya mugeni shawo umuco nyarwanda nta uyu ni umuco ntago nukabyanga oya bahita amareshya mugeni ntago mbikunda ubwanga umuco okay nta rivuga bifata uwo bifata uko ngiye mvuza amagambo aryoshye adahora nyuma y'u Rwanda ni kiye gihugu Elisa yifuza kuba yabamo ntacyo nani cyo ugira amasiko yo gutemberamo seriously mu Rwanda niwe mukinnyi wa filime ukunda kurusha abandi ndakanavuga kurusha abandi ufana kwa kurusha abandi bitewe n'uburyo akora amakazi ke mukinnyi wa filime fana Mama Nick niyo muri Stimate yego ni kiza mu buzima bwawe ukacyakubayeho kurusha ibindi kiza ashamana yanjye ibintu bituma ntekereza rero kandi ubwonko bwanjye ari igice nabwo mba numva ari ikintu nta mwanya wo gutekereza ntawo mwanya mba uri gutuma ntekereza gatarigira mu mibare TikTok ubundi ibibazo bya TikTok biba biryoshye ahubwo wikiramwo imibare myinshi igihe nari ndi muri shoot bagatampamagara ahantu ntari buvuge ngira hano dufite ubutumwa bwawe shoot wayeretse se ntabura gukora iki bro Linda nta amafaranga menshi yatunze mu buzima bwe miliyoni 2 wow okay ni ryari ni iki kintu kibi cyakubayeho mu buzima bwawe ko ndasira muri nyungu shaka bisa ariko urakomeza story turacyari muri TikTok tugiye gusoza nibyo tugiye gusorezaho none okay so isigaje utubazo ngatungahe nka dutatu uramutse uhuye na Pike aka kanya nicyo wamusaba namusaba kamuhobera nk'umunota cyangwa ibiki shara mukunda kabisa cyane ya nta crush abantu benshi ni crush abantu benshi nta bifaranga wamusa nta mafaranga agira namwaka namusaba kumpobera nge nahita musaba kuba minister wiki twagiye shari nge nahita musaba kuba minister wiki se wibirara wipobo sura ndimbo ariko ntukasuzugure nshatse kugira ngo mbaze gutyo mwana ministeri y'urubyiruko ntayobora wayobora utuma twishima se yabaye ministeri y'urubyiruko ntagerageza okay nakundi ngewe uvuze ngewe ko mba numva hari byinshi nyine naba numva nyine n'icyo ubona Imana yakwimye yari kwiye kuguha mu buzima bwawe yaba ku buryo bw'imibereho no ku mubiri amafaranga bro yanyimye amafaranga kandi nyakenera amafaranga wayiyimye ntago nayiyimye mwana yakorerera yakorere wewe ndekura isi bravo
urumva yakorere ndayakura hese muraziranye umufana wawe yamera uyu uriya ni umugabo afite amafaranga menshi mugabo ndanamuzi ariko naza n'amafaranga umugabo oya tuwe tugiye okay ni iyihe mpano idasanzwe n'Imana yaguhaye mu buzima bwawe kurusha izindi ntakubeshya Imana yampaye kwakitinga buri kintu cyose wampaye ntago njijinganye nk'abantu bankoresha bo barabizi none n'igihe birangira ugasanga nyine arambwiye ngo genda ufate ikintu cyose ushaka hari ukina ibyo ubonye oya akambwira ngo genda ufate ikintu cyo nyine maze nko kwakitinga ikintu kandi nzi ngo wenda mbikoze kubera ko ariyo rero wenda bari bampaye ukabona we biramunyuze to okay byiza cyane ikibazo okay njya mbona muri no minsi isi iri kugenda iba modern even in Rwanda nabonye umukobwa wakinnye filime z'urukozasoni birashoboka ko ukunda akazi ndabizi Linda abonye amafaranga meza nago nayikina ntago narangiza ariko ndabizi ikibazo ugiye kumbaza ntago nabikora ntago wayikina okay usibye ibyo wakina uri umutinganyi lesbienne sorry ya nubundi lesbienne yakwa kwaza gusomana ntago nabikora oya ni atasomana ariko uri lesbienne kundana n'umukobwa mugenzi wawe like ntago nabishobora mwana ese ubundi ubutinganyi uvuga iki ko muri sinema ngo nabwo bwajemo cyane muri no minsi ariko bwaranahahoze ahubwo mwe nubwo ariko ntago ari muri sinema bwahozeho kumva bwahozeho ariko ntago mwebwe nibwo nyine mwe mukimenya ko buhari rero sinzi nta kintu bintwaye okay kamvuge gutyo ko abatinganye bahari abagiye bahari abarisbene bahari nta kintu bintwaye kuko ngiye naje no kubona ubwa mbere pe ntanakweshyana nyine numvaga harimo ikintu nyine to ariko nza gusanga ni amahitamo yawe jado ufata umwanya wawe banza unyumve ntago mbishyigikiye buri muntu wese nuko bwije twari kuzayigaruka twari ko bwije simbizi ntabwo ngende nshaka kuvugaho cyane kuko ntago mbizi cyane uri kumva ariko ujya kuganira n'umuntu agata akubwira ati jewe navutse ari byo ndimo ariko nanone nkanga wa muntu wabyinjiye makuze kandi ari bo benshi muri Rwanda ibyo rero ngiye ntago mbyemera abasore bari gutaga ngo abakobwa bari kubarya gapapu urakamurezbe nk'umuhungu koko nta n'umukobwa asubira inyuma oya nta n'umukobwa asubira inyuma akazisubiraho agasanga uburezibere si ibintu byose hobiye urumva akazashaka umugabo none wa mugabo uzashaka iki shaka umugore gute sizamubarisha iki none se ugira ngo wagwani hararangiye wapi baba bikora byose wagwaisha nago byakora nyina abagabo shana mbaje dufunga iki kiganiro tugisoze ariko ngo nta mukobwa agize gutereta wapi se kubera icyo twagiye okay bwije tutazi kugira amashusho mabi kandi nayo mu byo ducuruza arimo reka dushimire cyane Linda watuganirije ari byiza ko twicara tukaganira n'umuntu mukunda kugira ngo dususuruke ni ikiganiro cya entertainment nta bindi birimo no politics na rwango no hate byose byo tuba twamagana iteka turiho ibyo ntabyo twe tuzi tuvuga show bize tubamo wagwani kabisa turashoje nta kintu kihariye wenda sizo utavuze wakakwiye wabwira abantu abakunzi bawe cyangwa ndacyabakunda ni mwebwe nkorera ndakunda kuvuga amagambo nimero yawe urayishyira urayipininga hasi abasore muri ready alright turasoje reka nshimire Emiliye kuri kamera wadufashije ku majwi no ku mashusho Linda turagushimiye cyane wagwa turatana bye bye bye